So nitwa Mugisha Innocent, ariko benshi banze ku izina rya Afande. Afande ni izina navuga rikujije nakoresha nko abantu bagira ama AKA. So nkaba ndi umu illustrator, nkora ubuhanzi twita plastic art cyangwa ubuhanzi mberajisho. Nkaba ariko ndi mu gisata cya illustration ni abantu bakora ibihangano basa nkaho bakuye mu mutwe cyangwa ububarankuru buciye mu mashusho. Nkaba nanone nkora digital art, nkaba nkoresha ibyuma by'ikoranabuhanga n'ibyo nkoresha ubuhanzi, ariko nanone ntabwo bivuze ko nakora tradition, painting, gravity n'ibindi bintu nk'ibyo. Watunira muri make nk'ibikoresho ukoresha iyo gukora ibihangano byawe? So ibikoresho nkoresha harimo computer isanzwe, akabamo na tablet dukoresha nka isimbura ya canvas cyangwa isimbura rwa rupapuro, tugakoresha n'ama digital pens cyangwa digital pencils twita stylus. So biterwa rero n'ubwoko kuko hari amakampani menshi atandukanye akora biriya bikoresho dukoresha nka tablets. So ngiye rero nkaba nkoresha yitwa HP Pen E. So niyo nkoresha kugeza ubu ngubu. Ni iki kigufasha kugira idea kugira ngo ubashe gukora ibihangano byawe? So inspiration cyangwa ubuvanganzo niko nabyita. Akenshi abahanzi hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umuhanzi ahanga kariho. Inspiration akenshi tuzikura mu buzima bwacu bwa buri munsi tubayeho, cyangwa bitewe n'ubutumwa wifuza gutanga. Ariko nanone hari igihe aba artiste bura n'abantu bakunda kuba mu isi iri imaginaire cyangwa isi ya fantasy, isi itabaho abantu badakunze kumva, abandi badasobanukiwe. Niyo mpamvu uzabona kenshi duhanga ibihangano nkakwereka intare iri kuvuga, nkakwereka inyamaswa utigeze wumva kwibaho cyangwa itarigeze ibaho. Nova ngo ni creation, twe du creatinga ibintu bitewe nuko ubwenge bwacu butubwira cyangwa n'ubutumwa twifuza gutanga. So niho hava inspiration. Ninde ku inspiringa muri industry haba hanze cyangwa se no mu Rwanda? So umuntu mfatira cyitegerezo cyangwa umuntu inspiringa mu buhanzi, hari umugabo bita Walt Disney. Ni umugabo washinze studio yitwa Walt Disney, nawe n'umuhanzi ukora digital wakoraga illustration art. Akaba ari umwe mu pioneer ba art cyangwa ba animation cyangwa illustration art ku ruhando mpuzamahanga. So ubuzima yabayeho, uburyo yastrugglinze, inzira yaciye uyu munsi bikaba bitworohera kuyicamo, ni umwe mu bantu banyispiringa cyane. Undi muntu yinspiringa cyane iyo tugiye mu mateka y'u Rwanda tusangamo umuntu witwaga Nyirarumaga. So Nyirarumaga impamvu anyinspiringa nawe navuga ko ni umwe mu pioneer b'ubuhanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi batangiye kera mu gihe cy'abami. Ni umwe mu bantu batangije icyo twakwita nka Art Academy cyangwa ishuri ry'ubuhanzi. Uyu munsi tukaba tuzi amateka, tukaba tuzi n'ibihangano byacu by'Abanyarwanda biciye kuri Nyirarumaga. So mu gice cya politiki rero, undi muntu inspiringa kuko ntabwo aba umwasiste mwiza utari n'umunyepolitike cyangwa udakurikirana ko politiki y'isi imeze nuko ubuzima bumeze. Umuntu wundi nanone unyispiringa cyane ni His Excellency Paul Kagame. Kuba anyinspiringa ntabwo bivuga ko ari uko ari perezida wanjye. Kuba ari perezida wanjye byo ni umugisha navuga, cyangwa ni nk'amahirwe mfite.
ariko ikindi kintu gituma anyinspiringa cyane nuko ari umwe mu bantu bakoze ibintu bihambaye batangiriye from scratch cyangwa kuri zero. Ari ijambo aherutse kuvuga ubushize aravuga ngo twaguye mu cyobo tugira mu ndiba y'icyobo, aho amahitamo twari dufite yari amwe gusa yo kuzamuka. So ibyo bintu yabikoze neza, turazamuka nyuma y'imyaka 27 igihugu cyacu murabona ahantu kigeze, na sector zose ziri kuzamuka neza, nuko ari umuntu watangira ibintu kuri zero. Nawe ni umwe mu bantu banyispiringa. So abandi banyispiringa ni ababyeyi banjye ko bamuri inyuma bapushinga kugira ngo ibyo byose navuze nabashe kubigiraho access kuko nagize ababyeyi beza. So abo bantu nibo banyispiringa mu buzima bwanjye bwa buri munsi. So afande, hari umuntu ukunda ibi bintu mu buzima bwe akaba yifuza kubikora, gira ikintu wamubwira ku bintu yaheraho gutangira bino bintu? So umuntu wifuza kuza muri runo ruganda rwa plastic art mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni benshi, ari benshi bavukana impano. So kubikunda no kuba ufite impano ni ibintu bibiri bitandukanye. Inama namugira cyangwa intege namutera, akenshi nago navuga ngo mutere ngo courage, ngo mubwire uko ibintu bimeze, ngo nuza ngo mwizeze ibitangaza cyangwa mubwire ngo disadvantage cyangwa ibi sitaza bari muri ino industry. Icyambere nuko babikunda. Iyo ukunda ikintu rero unitega ko n'ibyo ari byose uzagihuramo nacyo uzagerageza kubitsinda. So abanze agire urwo rukundo rwabyo, namara kugira urukundo rwabyo tere hano mu Rwanda. Navuga ko ndumwe mu ba pioneer cyangwa mu ba activist bari guharura inzira kugira ngo abazaza nyuma yacu bazasanga ibintu bimeze neza, hari urwego rumwe ibintu byavuyeho n'urundi bigezeho. So ntabwo rengeye kuvuga ngo tere imeze neza cyangwa ngo imeze nabi cyangwa ngo abyihorere. Mu gihe cyose abikunda kandi yumva ko ari bwo buzima bwe, azaza yiteguye guhura n'icyo ari cyo cyose muri ino industry. Mubwire muri make se azana urupapuro na bike atangire, cyangwa hari ibintu atakeneye by'ingenzi ashobora guheraho n'ibyo ashobora kubanza kumva? So biroroshye cyane. Impamvu mvuga ko byoroshye uburyo ashobora gutangira nuko hari ababikora, ntabwo ari wa mbere ugiye gutangira iki kintu. Hari ababikora ashobora kwegera bakaba bamwereka inzira bicamo. Okay, ariko icyo namubwira cyambere nabanza here kuri traditional mbere yo kuza muri digital. Ubundi akenshi umuntu ayizamo amaze guca muri traditional, umaze kumenya uko amarangi akora, umaze kumenya uko wakora sketch n'ibiki byose bira byose, abanze ace muri izo etape. Ikindi cya kabiri yegera ababikora, kuko burya kwiga no kwigana. So iyo umaze kwegera abantu ukabona uko ibintu bikorwa, bakakoreka uko tere imeze, yari n'ibintu ukunda, uhita ubyinjiramo. Wenda ngwaye nk'urugero nk'ibi byacu, ntabwo twize digital art ku Nyundo, ntabwo bigisha digital art. Ku Nyundo bigisha ntabwo banigisha kwanza, ahubwo batyaza impano umuntu abazanye. So rero bamara kuri cyaza, wowe ukajya kuri tere ugashakisha. Twese twashakisha digital art na ahantu hamwe uzasanga bayigisha, cyese wenda nk'uko ushaka kuza ukaba wanyicara iruhande cyangwa nakwereka uko bikorwa ukaba wabyiga, ariko nta shuri uzajyamo ngo bakwigishe ngo digital art bikora gutya na gutya. Kwiga no kwigana. Afande, waba warigeze n'umunsi n'umwe hari igitekerezo kikuzamo cyo kumva wareka bino bintu? Ese niba cyarakujemo byari bitewe n'iki? Ntabwo nigeze ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo ndeke ibi bintu, kuko ibi bintu wenda ku bantu banzi cyangwa bagiye bakurikirana ibiganiro nagiye ngirana n'abandi bantu batandukanye, ni ibintu nakuze nkunda. Ni ibintu nakuze nkunda kandi nabyo binkunda bindimo. Hari urugero njya nkunda guha abantu cyangwa abantu muri business zitandukanye, ari akantu ujya nkunda kubabwira. Urabona igihombo pipe, iyo bakoze igihombo ushaka kwinjiramo ukakinjiramo, hari imbere ukajya ahantu hari guturuka urumuri ari ugomba gusohokera. So ufite amahitamo amwe, gukomeza ugasohoka hariya, kuko nushaka gusubira inyuma
ngo usohoke hahandi bizakugora kurusha uko wakurikira rwa rumuri ruri kuri end of the tunnel aho ushobora guca. So rero ibi bintu ntabwo nigeze ngira igitekerezo cyo kubireka kuko namaze kumva ko ari bwo buzima, ariko nanone ntabwo bimbuza kugira ibindi byo ku ruhande nkora. Hari byinshi byo ku ruhande nkora, ibi ngibi mbifata nk'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Ariko nsubiye inyuma, indi nama nagira kundi uwo ari wese ugiye kubizamo ibi bintu, icyambere ntuzabizemo uvuga ngo ngiye gukora amafaranga. Uje muri creative industry ugiye gukora amafaranga, ubwo iki gihe ugiye kuba umunyabiraka. Wameshoninze ababyeyi bawe uburyo bagupushinga, ababyeyi bawe bamenye ko ufite iyo mpano ryari, bagerageje kugufasha gute muri ubu buryo no muri industry? So ababyeyi banjye bamenye ko mfite impano niga mu mbere primaire muri za 2002 2003 gutyo, kuko niciraga nshushanya buri gihe mu ishuri mu makayi y'abana, so baza kubimenya ko nazanaga amakayi bagasanga nyuma harimo ibishushanyo. So nago bigeze banca intege cyangwa babinkubitire, ahubwo banyeretse ko ngomba kubikora, bati kayi yo kwiga ni iyi ngiyi, yo gushushanyamo ni iyi ngiyi, inzira ngomba kubikoreramo. So icyo gihe nicyo gihe baje kumenya ko mfite impano. So ngeze mu wa 5 nzagura n'umwarimu nanone arambwira ati uzajya kwiga ku Nyundo nawe njya kuhiga, ariko ntabwo kujya kwiga ku Nyundo ntabwo ari ibintu bisapotingwa n'ababyeyi bari bo bose, bisapotingwa n'umuntu ufite imyumvire yagutse. So baransapotinga njya kwiga ku Nyundo, ndanarangiza nje no muri business nanone bamfasha gutangira. Ugize igitekerezo ugiye kugishyira mu buryo bw'igihangano, utangira kuki ukarangiriza kuki? So hari processes zitandukanye ucamo kugira ngo igihangano cyawe kirangire. Hari kugira igitekerezo, iyo umaze kugira igitekerezo ukakinononsora, ukamenya n'ubutumwa wifuza gutanga muri icyo gihangano. Iyo ugiye kuri tablet cyangwa ku gipapuro cyangwa kuri canvas, bitewe na cyo gitekerezo bikubwira uburyo ukora composition, ibyo twita composition. Ese ndafata object imwe ninyishano naguri bukingirizi gutyo, nibyo twita composition. So iyo composition nayo itanga iyindi message. Iyo composition imaze gukorwa, igihangano cyawe cyo ubwacyo kirikora kuko biriya bintu bimeze nka magic. Hari ubuhanzi cyangwa ubumana abahanzi bigiramo bwo gucreatinga. Niyo mpamvu uzasanga nashushanyije umuntu wa muntu ukabona nta hantu muzi, nuko umuntu nyine namuremeye mu bitekerezo byawe, none nkaba nabashije no kumushyira hanze. So iyo message rero ukora niyo igufata ikakujyana kuri ya canvas, ibintu byose birikora. Izo nizo process. Ariko wenda kwakoresha traditional, hari uburyo wanza gutegura ibikoresho byawe uzakoresha, ukamenya amarangi, ukamenya ama pencils, ibyo byose ni process ucamo kugira ngo igihangano cyawe kijye hanze. So ngiye mu bibazo ngiye kukubaza uzajya uhitamo kimwe. Ukoresha Photoshop cyangwa ukoresha manga? Nkoresha manga ko manga, impamvu nkoresha manga nuko niyo idufasha gushushanya. Na Photoshop irabikora gushushanya, ariko manga niyo specific program yakorewe gushushanya. So Photoshop rero akenshi ikoreshwa ari nko kwa digesting like size ya canvas, turatuntu dusanzwe, ariko ngiye nkoresha manga cyane. Bia, ukunda bia cyangwa ukunda fanta? Muri byose nta kimwe nkunda, nikundira amazi n'icyayi. Okay, ndaringiye kubaza niba hari umunsi waba warigeze ukora igihangano wasinze? Nta munsi nigeze nkora igihangano nasinze, ko nta n'igihe naba narigeze ko nasinze mu buzima busanzwe. Afande, ni iyihe quote ugenderaho mu buzima bwawe? Quote ngenderaho mu buzima bwanjye, akenshi ngenda mu buzima uko life cyangwa uko universe ikizanye, kuko uyu munsi usanga quote imwe ivuga iki ngiki, wajya mu buzima bw'uyu munsi ugasanga ntago iri compatible n'iyo quote. So akenshi nta quote ngenderaho, ahubwo ngendera kuri how the universe decides cyangwa igihari mu buzima. Niyihe wakunze? Quote nakunze niriya nakubwiye ya His Excellency,
ko hari igihe twageze mu cyobo tubura amahitamo yo kumanuka, dufitemo amahitamo amwe gusa yo kuzamuka. Sinzi bari bivuze neza ariko ni muri iyo contest. Uramutse ubonye ibintu byose ufite wifuza biyizi wakomeza kuba artiste? Mbonye ibintu nifuza byose kuri iyi si, ahubwo byaba bimfashije no kuba artiste noneho uhamye. Uyu munsi nabwo ni artiste uhamye mu myumvire no mu mitekerereze, ariko mu buryo bwa mikoro ntago navuga ko ni artiste uhamye nk'urwego nifuza kugeraho. So ndamutse rero mbonye ibyo nifuza byose mu buzima, ahubwo byaba bigiye kumfasha gushyira inzozi noneho mu bikorwa. Ni ikihe gikoresho ujya wifuza cyane ariko ukaba utari wagikozaho intoki zawe? Igikoresho nifuza cyane nagikoresheje intoki, ariko nabwo nangiye kucyifuza muri iyi minsi ubwo covid imeze nabi tutakiri ku accessinga studio cyane. Ni igikoresho cyitwa iPad Pro 2020 cyangwa 2021. So impamvu aricyo nifuza kubona muri iyi minsi nuko aricyo navuga nka mobile studio, kuba aho naba ndi hose ndi kukijyana naba ndi kugikoresha. So nago navuga ko naragikozaho intoki, nagikojeho intoki ariko by'abandi cyangwa ndi kugitestinga, ariko muri iyi minsi navuga ko aricyo gikoresho nifuza kuba noneho nakoresha cyane. Mbere warabivuzeho ariko nshaka kugira wongere gusubiramo gake ku guhuza tekinoloji y'ubu ngubu tugezemo na tradition ni cyiza tekinoloji bagezaho. So hari urugero, ari umuyobozi umwe yigeze ko mu rugero arambwira ngo mbere radio ariyo ikora, ari yonyine ihari nyine bacyumva radio, bumvaga ko televiziyo niramuka ije izakuraho radio, ariko buri kimwe cyose gikina role yacyo nyine mu buryo bwacyo. Uyu munsi radio turayikeneye na televiziyo turayikeneye. So impamvu rero impamvu na shaka kubihuza nuko traditional art navuga ko ariyo mother cyangwa inangiro y'ubuhanzi ku bijyanye na plastic art cyangwa kubanza imbera jisho. Iyo uzi traditional kujya kuri digital birakorohera. Uyu munsi digital ikintu itworohereza kugera mbese kuduconnecta n'isi na society yacu iri hano hanze cyangwa n'abakunda ibihangano byacu. Iyo nshushanyije ikintu uyu munsi ushaka gushushanya ikintu hano mfite wenda nahawe nk'akazi nk'umuntu uri hanze, nkagishanyiriza kuri computer kikava kuri computer kijya kuri umuntu ari hanze y'igihugu biciye mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyangwa ni mfite ubutumwa nifuza gutanga nkabushushanya muri computer cyangwa kuri tablet yanjye, butarava muri computer bukabugeza kuri social media ako mbyifuza kandi bufite ya quality igihari. So traditional na digital biragendana, ntago wavuga ngo nzakora kimwe ndeka ikindi, ni ibintu bigendana. Igihangano barakoze ukakigurisha amafaranga menshi. Okay, igihangano kuba nakoze igihangano nkakigurisha amafaranga menshi ntabwo ngiye cyane uryohera nk'igihangano nakoze ahubwo kikagira impact kuri society kurusha ibindi. So ari igihangano kinanshimisha no kurusha n'ibyo naba nakoze byinjiza amafaranga menshi. Hari igihangano nigeze gukora muri 2014 kije twari kwibuka ku nshuro ya 25. Igihangano cyavuga ku mateka y'u Rwanda, nkora igihangano kuri canvas imwe kiramo ibice bitatu by'amateka y'u Rwanda. Mbere ya genocide, mbere gato ya genocide no muri genocide, nyuma gato ya genocide n'ubu ngubu. Manuka history yose mu mashusho yose ndayikomeza mpaka ngeza n'ubu ngubu. Icyo gihangano cyakoreshejwe mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25 gikoresha mu Rwanda, gikoreshwa no hanze, ari na competition kwanza kuko ni nacyo cyanatsinze. Icyo gihangano uyu munsi nicyo nishimira kurusha ibindi byose. So kiri ku rwego rwiza. Yes. Yamukize ku rwego rwiza wumvaga wifuza. Cyashize ku rwego numvaga nanjye ubuhanzi bwanjye hari message bugiye gutanga directly ku bantu. Nicyo cyambere nari nkoze ku kigiye nigaga muri secondaire. Ibindi nabikoraga like tukagurisha bisanzwe, ariko uwo munsi nicyo gihangano natangiye kikabwira abantu. Kikanafata kikamvana kuri no rwego kikanshyira ku rundi. Okay, mbere yuko dusoza rero watubwira muri make ikintu wumva wifuza kubwira umuntu uri muri industry. So nabigarutseho kare, ariko hari okay nkuko nabivuze, hari
ndumwe mu pioneer cyangwa aba activist bari gukorera ino industry kugira ngo nayizamuke. Turi gukora ibishoboka byose kuko twasanze imyumvire y'abanyarwanda iri hasi, atari ko suko badakunda bino bintu, ahubwo imyumvire yabyo iri hasi bitewe nuko nabukangurambaga bukorwa buhagije. So hari projet natangije mu minsi ishize, tugiye kuyironcinga, abari kudukurikira bazabibona. Hari projet turi gutangiza yo kugira ngo supporting abana bato bakiri mu primaire ariko bafite izimano, kuko dusanga akenshi zino mano za art zipfira hari hasi. Araho uzasanga bakubita abana cyangwa baba siningiza ko batumva imibare cyangwa batumva history cyangwa batumva physics, ariko akaba yumva art. So hari project twatangije, turaza kuyironcinga muri iyi minsi iri imbere, yo kugira ngo supporting abari abana n'ababyeyi bafite abana bakunda biriya bintu, tubafashe kubazama ko nanone tubaguidinga nkuko nanjye bamfashije kubatandukanyiriza ngo bamenye kwiga ibyo uburyo bashaka kwiga, ariko nanone bakaba bazamura impano yabo ku ruhande. So ikindi navuga, reka dusabe leta igire ikintu ikora gihambaye. Hari ibyo batubwiye ngo abahanzi bahakeneye uruhare rwabo kugira ngo ino industry izamuke. Abahanzi ntacyo badakora, bakora buri kimwe cyose, no mu bushobozi bwacu buke dufite muracyabona abahanzi bakora. So nkuko hari federation zitandukanye, hari federation z'imipira, hari federation za basket, hari federation za football, ari amafaranga ministeri ishyira muri zira federation. Uyu munsi na federation z'abahanzi, so hagire n'amafaranga ashobwa muri bari abantu kugira ngo babashe gusurvivinga, ko bafite igice kinini nanone cy'umuco bagomba kuzamura n'ubutumwa bifuza gutanga. So mu gihe tutarabumva cyangwa tubafashe ngo bagiye kuri level nk'iy'abandi bakora muri industry ya entertainment, turi gutakaza igice kinini cyane cy'umuco, kandi turi gutakaza n'abandi banyarwanda benshi bitunze uyu munsi badafite uburyo bwo kubaho kandi batunzwe na biriya bintu byabo bakora. Wadusobanurira nk'igihangano kimwe wumva mu bihangano ufite, ukadusobanurira idea ijyanye nacyo? Yes, hari igihangano ubushize, ntabwo ndi busubemo icyo nasobanuye kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda. Icyo nakoze ngira ngo murakibona nani nyuma yanjye, cyitwa ngo They Are Left Behind. Nagisobanuye bihagije, ahubwo ndaza gusobanura ku gihangano kimwe nakoze muri iyi minsi abantu bibajijeho cyane, ariko nanone kijyanye n'ibihe turimo byo kurwanya COVID. So ni igihangano nise ngo United we can win. Ni igihangano kirimo ibice byose by'isi, ariko mu buryo buri traditional, aba ancient people cyangwa abantu babayeho muri ibyo bihe byabo bya mbere, cyangwa isura y'abantu babaye muri ibyo bice by'isi. So nagaragajemo umunyarwanda ufite amasunzu, ngaragazamo abari mu bice bya South Africa, ngaragazamo abari muri West Africa, ngaragazamo n'abari muri Western, muri ibihugu by'i Burayi, ngaragazamo n'abari muri America Latin, mbese ibice byose by'isi. Tugakoresha uburyo bwacu buri traditional, dushingiye ku mico yacu, dushaka kugitsinda. Umuntu wakwifuza kubona yakubona gute? So umuntu wakwifuza kumbona, hari imbuga nkoranyambaga nkoresha. Hari Instagram nkoresha yitwa Afande Arts, iyo nayo barayibona. Hari Twitter nkoresha yitwa Mugisha Afa. Hakaba naho nkorera, so aho nkorera Kicukiro, aho turi gutangiriza iyo project nababwiye y'abana, naho bashaka kumbona ku kigo cyitwa Agasaro International Academy. Nicyo kigo tugiye gutangiriraho kugira ngo tuzamure ziriya impano z'abana bari mu bana, ziri mu bana babashe kuzamuka. So ubwo sinzi niba ari abantu nomero zanjye za WhatsApp, telefone nkoresha, so nkoresha 0787 7 356. Izo nomero nizo bambonaho kuri WhatsApp. Muri studio yacu y'ibitekerezo tukaba turi gutegura izindi projet zijyanye no kwigisha abana, cyangwa gutanga ubutumwa butandukanye mu buryo bw'amashusho, cyangwa twakwita animation. So muri miss tugiye gutangira projet ya animation, ariko twakumwe mu nkokora na COVID. Ariko ku banyarwanda bumva hari ikintu gishobora kuva muri ibi bintu, kuzamura umuco wacu dukoresha ya migani ya kera twabwirwaga, tukatwabushyira mu buryo bwa animation kugira ngo umuco wacu ugiye kurandura mpuzamahanga. Nabo bashaka kudusupportinga mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'ibitekerezo
no mu buryo bwa mikoro bakaba batugeraho kugira ngo tuzamure icyo kintu mu bana b'u Rwanda. So murakoze cyane.